iyi nzu ikintu nyiziho ni uko umuntu wese uyiguze ahita apfa. Nta kimenyetso gifatika kiri ukuri njye nabonye gutya mbona umuntu yagiyemo arapfa, nubwo bavuga ati yijyanire nayo natware yanzu nta nyirayigira nyirayo se kuyigura apfa n'ubundi ikibanza gifite nyiracyo. Iyi nzu izarangiza abantu benshi rwose, ahubwo nawe muri kuyifoto yanyuze hano mbona mfite ubwoba, ndavuga nishobora nawe kubakukira. Ubwoba bw'iki? Yo kuyifoto, no kuyifotora ni ikibazo. Ubu ntiwanayitunga urutoki akaraka kuyisebya cyangwa yenda yabuze ubushobozi ntabyo nzi. Kikaba cyo kibazo cyabaye. Njye niko nkeka ku mutima wanjye no ku bitekerezo byanjye, nkaba nzi ko yenda n'aya madirishya baba baranapfuye nabo. Maze nakubwira ngo biba njyaje gutema ibihuru mweje ubundi hambere baramujyana hano uhatira baramwitegereza pe, baramwitegereje cyane. Ubwo wabona hari abamwibazaga kubera twebwe tuba hano buri munsi batwibaga inkoko, hose hari ibihuru turabitema tuhakora neza, abanyeshuri bagatera abantu bakajya muri cya kigo bakajya kwiba, ariko tukorera amasuku bwacu byo ntitwanabiha nta n'agaciro twebwe tuba tunabihaye. Bwari ko yarabubatse arapfa amarabira gupfa gutyo, urumva ni ibisanzwe n'urupfu rusanzwe. David wahaguze nta kintu yabaye, yarubatse agejeje hariya wenda we muri we yabonye izindi nyungu zirenze iriya nzu bamwihamagariye nko muri Amerika bamuhamagaye mu kandi kazi n'ibiki, ntabwo ari kubireka ngo abejejwe iyo nzu. Urimo kubyumva? ahubwo nawe yabwiye ati muyingurishirize cyangwa muyinkoreshereze, bababwira uko nguko ntibagende ngo babikore, baza ngo ni haba abadayimoni hawe iki, ariko ntabwo abadayimoni se ntabonye. Ku myaka ufite ubunararibonye na iyo myuka mibi wari bwumva ahantu byibuze yagendereye. Iyo nzu nta kibazo ifite, mu gihe kidakinze itonyanyishaho amafaranga bayubake, ibyo ngo gupfa naho ibindi by'abantu byo sinzi. Isano. Iyo uganiriye na bamwe mu batuye mu mujyi wa Nyamata bakubwira ko hari inzu batinya bitewe nuko ngo hari ibintu bidasanzwe biyirimo, bakabihera ku kuba hari abapfuye bakora kuri iyi nzu. Hari na bamwe bemeza ko nta kibazo iyi nzu ifite, ahubwo ko ba nyirayo batakiri mu Rwanda. Iyi nzu iherereye mu mudugudu wa Gasenga ya mbere mu kagari ka Nyamata Ville mu murenge wa Nyamata mu karere ka Bugesera. Iyi nzu biragoye kubona umuntu uyivuga neza kuko ngo ibamo ibintu by'amayobera, ndetse bemeza ko hari bamwe bapfuye bakora kuri iyi nzu. Nyuma yo kumenya aya makuru twerekeje mu karere ka Bugesera muri uyu mujyi wa Nyamata kugira ngo tuganire n'abatuye hafi y'iyi nzu ndetse n'abakorera muri uyu mujyi maze tumenye impamo y'aya makuru. Icyakora tukihagera twabanje kugorwa no kubona uwakwemera kutuvugisha kuri iyi ngingo kuko bose batinya iyi nzu, yewe bakanavuga ko no kuyivuga aho ubwabyo bibatera ubwoba. Nyuma y'umwanya munini twinginga abo baturage twaje kubona bamwe biganjemo abakora akazi ko gutwara abagenzi ku magare, aba bazwi nk'abanyonzi, ndetse n'abandi baturage bake bemeye kutuvugisha nubwo batifuje ko tubafata amashusho. Aba batubwiye ko iriya nzu abantu benshi bayitinya, ko hari n'abatinya kuyikandagiramo ngo badashyira ubuzima bwabo mu kaga. Ibi bikaba bivugwa hagendewe ku gihe imaze ihagaze ariko ituzura ngo ibe yaturwamo, ndetse ko hari n'abantu bapfuye bakabihuza n'iyo nzu. Aba nabo twabashije kuganira. Iyi nzu ikintu nyiziho ni uko umuntu wese uyiguze ahita apfa. Yishwe n'iki? Kuri abadayimoni. Oya baturutse ahise
ubwo ni ba nyirabyo nyine baba barabisizemo. Abadayimoni babaho. Nose abihakana. Utubwire. Babaho gute? Abadayimoni yampaye. Ubwo ntabwo uzi ko abadayimoni babaho. None se bamanutse mu ijuru. Baza mu isi. Impamvu utabyemera ni ukubera iki? Bagenderera isi. Ubu bari ku isi baratuye. Biterwa n'umuntu yagiye abicirira. Barabeshya. Tuzi ko iyi nzu nyizi hari abantu benshi cyane bagiye bayigura. Ariko bamara kuyigura ugasanga buri muntu wese uyiguze yamara kuyikora kuko yisu wa mbere si n'uwa kangahe. Wa mbere kuyaha amabati araza ahindura design ashyiraho ibi ngibi. Wa mbere mbese yayisapfa. Undi nawe yese nawe amaze gushyiraho ibi ngibi abarapfuye. None se impamvu batayibamo ni ukubera iki kandi ari hari iterambere. Ibyo biri kuvuga bibaho. Buriya ahantu ushobora kujya ahantu wenda wagura nk'isambu urugero, ariko iyo sambu ntiyibemo ugasanga uhuye n'ibibazo ukayikubitirwamo. Abantu benshi ndabizi bagiye bava ahantu bagiye bagura, none bamara kugura ugasanga izo nzu ntago zibayemo, bitewe n'iki n'ibintu biza bikabaho hagaho bigakubita bikagira gute. Amadayimoni ubundi ubwo bwoba ayo madayimoni abaho ubundi. Amadayimoni abaho rwose amadayimoni. Ku buryo agatera abantu akagukubita burundu ukajya kumva ibintu biri kugenda bigukubita wakiboko ukabibura. Uti harahiye pe cyane. Bizarangira bite? Ubwo nyine ni ukuzarekera nta uriya iyo umuntu aguza ugiye yumva ikintu gutyo ngo bimeze gutyo nzibamo abadayimoni, ntabwo abantu bakunda kuzituramo. Ubwo ziberaho gutya nta kundi bizagenda. Nawe utibizi bayimereye ubuntu sinayi. Ntayo najyamo ngiye nkubwiza ukuri. Ntayo najyamo. Ubu umuryango wawe ntiwawuzana hano mu gatuza. Se kumara ikizi. Aho njya gukubitwa nzira ubusa. Ngo harabye. Oya, byo kuvuga ngo ikibanza kivumwe ntago ari ikibanza kuko ubu rero nkubwiza biterwa n'ubuntu umuntu yaba yaragiye acirira agashyira mu rugo rwiwe. Noneho bigatuma abantu atahagura ahubwo akaba ari ibintu aba yarashinze aho ngaho. Ku buryo nta kindi kintu yahakorera wagira ikintu akaba ari umutungo we karemano agomba kwibera aho ngaho gusa. Nta n'ikindi kintu rwose agomba kuhakorera, ukaba uzi ko mpaka umuntu wese agize icyo akora akahagwa. Iyo ndahazi njyewe iyo za Musenyi bitewe n'abantu bagiye baturuka ku kibuga hakurya iyo ngiyo, nturanye nabo n'abantu bagiye nabo bata izo nzu cyangwa se ayo masambu bakayibita neza akigenda akirukanka akabisiga aho ngaho. Iyi nzu rero nyibona gutya, bamwe bavangaho amadayimoni ariko ngewe nta bimenyetso bifatika, usibye hari abo numva ngo bapfuye, ariko no mu buzima busanzwe abantu barapfa. Nshobora kujya nkagura inzu cyangwa nkagura ikibanza ntikureho umunsi wanjye wo gupfa. Niba umunsi wanjye ugeze nshobora gupfa, ariko mpfuye ntibivuga ngo ese nzize ya nzu cyangwa cya kibanza. Abo bapfuye se ngo byari byagenze bite? Bavuga ko baguze ikibanza bamara kukigura agitangiza igikorwa cyo kubaka uwa mbere akaba abarapfuye. Hakurikiraho undi nawe bibuko agize icyo yindiraho ku bikorwa byari bihari nawe arapfa. Mbese bavuga ko iyi nzu imaze gukukana abantu batatu. Cyane bayizira ikibyihishe inyuma bakavuga ko ari ikizi. Hari amadayimoni ngo aba mu inzu cyane. Abantu se namwe murabyemera? Yewe mbyemera kuko mbyumva, ariko sinemeza 100% ko yaba ari, ariko nshingiye ku byo numva nanjye ngenda nk'abandi nkabyemera. Ubu nawe urabyemera? Njye si 100% kuko umuntu agira umunsi wo gupfa. Niyo ntayigura mba nzapfa. Ubwo niba nyiguze nkapfa birashoboka ko nampfiriye umunsi wanjye cyangwa se koko nziza ayo madayimoni nk'uko abivuga. Ubu ino nzu we bayiguhaye ntiwayijyamo? Bo njye nayijyamo kubera akazi, njye mba nshaka amafaranga. Umbwiye uti
ndaguhaye ajyamo kubera ko nta gihame cy'uko ibyo bintu koko ari ukuri ntese wanga komenera igihugu amaraso ukamenera ubusa jye najyamo kuyamura amafaranga ariko bitabaye ibyo ntabwo najyamo cyane. Aba basore bahuriza ku kuba watangiye kubaka iriya nzu yarapfuye nyuma y'igihe gito n'uwayiguze bwa kabiri nawe agahita. Ibi rero byatumye abantu batangira kuyivugaho inkuru zitandukanye zanatumye hari abayitinya bataranayigeramo. Nubwo benshi bavuga ko nta muntu ujya ugerageza kwinjira muri iyi nzu, ubwo twahageraga twayinjiyemo turayitembera, nubwo abatubonaga bose basakuzaga bavuga ngo turapfa. Mu gushaka gushira amatsiko no kwemeza ibivugwa n'aba basore, twegereye umuturage uturanye n'iyi nzu maze tumubaza ukuri kw'ibiyivugwaho, nawe adusubiza muri aya magambo. Ntamaze umwaka kaguyemo hano muri uriya musarani bisanzwe ariko kaguru kari agatavu ariko ni ukugwamo bisanzwe ntaho wabihuriza n'iyi nzu. Ubundi si iyi nzu wowe ubizi ryari nk'umuturanyi yatangiye kubakwa ryari? Waje usanga bavuga bate iby'iyi nzu ngo yica abantu koko se abantu barapfa? ntabwo ndabona abahantu gusa ntubona nk'aya madirishya yose yakwiye turahanga ko ntabwo ndabona wumva ngo yapfuye. Uruyuzi se ko twaruhateye banza ushingire ku ruyuzi. Uruyuzi nimwe mwaruteye? Nitwe twaruteye. Ibi byakatiye n'umugabo wanjye wabiteye. Nta kintu dore hari n'imwe hambere nacanye iyo teme urumva arangira agarukira ahangaha.